y'ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ngo nyamara ndumva impanda y'imperuka. Mbese namwe ndumva impanda y'imperuka? Haleluya. Mbese hari ibimenyetso murimo mwumva mubona cyangwa iyo muteze ugutwi mwumva hari ijwi ry'impanda ririmo rivuga ritubwira yuko Yesu Kristo ageze ku bicu kandi tugiye kumusanganira bidatinze? Haleluya. Reka dusenge Imana mu izina rya Imana ishobora byose. Tugushimiye umwanya Satani yanga, tugushimira ko umwana kandi wamaze kwigotesha iyi turimo abamarayika bawe. Je ntacyo navuga na gito bashobora kubwira ubwoko bwawe, ariko nk'Imana ishobora byose genda ceceka, noneho wowe wari uvuga, kandi kugira ngo nanjye munyabyaha nyirane n'ubwoko bwawe uyu mujinya ugiye gutera. Turakwinjiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Biradukomerera rero kuba twaba turi mu batubwira bati bizaba gutya, turi mu bihe by'imperuka, tukareba ibintu byabaye inyuma, tukareba ibintu twabayemo bya akaga kabayeho, aho twarebye yuko ari ibitekerezo kuko ntabwo Yesu Kristo yari yagera. Ndibaza yuko ntabwo twe dutekereza nk'abatekerezaga igihe ibyo Daniel yari yeretswe akanabihanura, nuko bakaza gutera iyo ngiyo. Noneho Yesu Kristo mu gihe cye akababwira igihe cye uko bizagenda. Muri uwo mwaka wa 70 Yesu yarapfuye, bigeze igihe ababwiye ko bazitwara kugira ngo bahunge umujinya uzatera Yerusalemu. Ariko kandi abarokotse ntabwo umubare nabonye neza muri Bibiliya, ariko abarokotse nibaza yuko ari bakeya kubo bari baravugaho Yesu Kristo abivuga. Iki gihe kandi ikintu baziraga abana b'abantu, ikintu tugomba kuzira dutegereje imperuka, ariko ikintu tugomba kuzazira ntabwo Yesu Kristo yaraducunguye twese, nta rubanza turiho rw'icyaha cyakozwe n'abakurambere bacu na Adamu na Eva. Ariko kuko ubuntu buri bw'abantu, turi mu gihe cy'ubuntu, Yesu Kristo yaraje abambwa, turabamburwa nk'uko mushiki wacu tugasenga insengesho numva inkoza ahantu. Ubwo yabambwa turabamburwa n'ibyo, ariko rero ntabwo bizatubuza kurimbuka, kubera ko tutumva ijwi ry'Imana ngo tumenye ibintu tugezemo, tumenye n'uburyo tugomba tugomba kwitwara kugira ngo twitegure no guhangana n'ibihe bikomeye bizabaho. Haleluya. Mbese ntabwo bikwiye yuko tutakwica amatwi nk'aba bantu b'i Yerusalemu babwiwe uburyo bizagenda, iyo babicira aho ngaho bakarimbukira aho hantu, kandi mu by'ukuri aribo babibwiraga kandi bumva n'amatwi yabo. Nyamuneka Deni, nyamuneka Kasiyusi, Kalisa n'abandi duteraniye hano turi mu nzu y'Imana, niba twarigeze gukiranukira Imana, twagombye kwikiranukira uyu munsi wa none. Niba hari umunsi ugiye twumva ijwi ry'Imana, twagombye kumva ijwi ry'Imana uyu munsi wa none, tukamenya neza yuko tutagitegereje igihe byavuzwe, ahubwo tubihagazemo kugira ngo dukomezanye, dukomere kwanza twebwe tubone gukomeza abandi.